musore dore burije, umwami aje kureba, haba ari maso, mbese wowe uri maso? Mukobwa burije kanguka, dore umwami araje. Ntuze kuba muri ba bakobwa batanu b'abapapa, ahubwo kuba muri ba bakobwa batanu bazima. Reka nkubwire ngo dore burije, gumana n'uyu mwami, nta wundi ufite ubasha kugutabara. Uyu mubiri ntugushuke, uyu mubiri ugiye kuzashiraho, ubutunzi ufite ntibugushuke. Ibi ngibi bizarangira, bizagumana abandi, ntabwo uzabijyana. Byibuke ko nta na kimwe uzajyana. Biravuga ngo mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. Impamvu tuzabyongererwa, nta na kimwe tuzajyana, ariko ubwami bw'Imana buzajyana natwe no mu rupfu. Nubwo uyu mubiri uzaba umaze kubora, tuzongera tuzukane na Kristo, twongere tuzamurwane nawe, twongere tujye kuba muri Edeni y'ubuzima butazabora. Mbese wowe utegereje ubwo buzima? Mbese wowe utegereje kuzabaho byiteka? Mbese wowe utegereje kuzagendana nawe? Mbese wowe utegereje iki? Urabura iki ngo uhaguruke? Ubwami bw'Imana buraharanirwa, ubwami bw'Imana bugishwamo imbaraga. Reka nkubwire ngo Satani ntabwo ashaka kwinjira mu bwami bw'Imana. Niyo mpamvu ari kugutega ubutunzi bw'amafaranga, niyo mpamvu ari kugutega umugabo, niyo mpamvu ari kugutega umugabo akakurwanya, niyo mpamvu ari kugutega kutabyara, niyo mpamvu ari kugutega amafaranga, niyo mpamvu ari kugutega inzu, niyo mpamvu ari kugutega imodoka ku kazi k'ibyo ngibyo bisigara mu isi. Ariko ubwami bw'Imana n'ubutunga uzabujyana. Niyo mpamvu adashaka ko ubwami bw'Imana ubutunga muri wowe. Ariko Imana hari ikintu ishaka, hari ikintu Imana irimo irashaka ku buzima bwawe. Hari amateka Imana igiye guhindura ku buzima bwawe kuko wayiringiye ukayizera. Mukobwa, mubyeyi, musore, siga ibyo ngibyo byari biri kukuboha. Iyi si yirekure, yirekure. Iyi si ntabwo tuzajyana. Muri mbyavuga ngo uzaza uca uwo mugozi uzawumboshye umutima mbone kugukorera. Hari umugozi w'ubushomeri ukuboshye, Uwiteka ahagurutswa no kuza kuwuca. Hari umugozi w'uburwayi, Uwiteka ahagurukiwe no kuza kuwuca. Uyu munsi Uwiteka uburwayi bwawe bumaranye igihe kirekire ku buzima bwawe, Uwiteka amanukiwe no kuza kubukiza kugira ngo uzatanga ubuhamya, kugira ngo nawe uzabone umwanya wo kwishima. Imana imanuwe no kuza guhindura amateka. Uwimana yakoreye imirimo n'ibitangaza n'uyivuga. Nawe Imana yagukoreye igitangaza kivugira. Si ngombwa ngo wisobanure, Imana ikoze igitangaza kiragusobanura. Imana yakoreye Hana igitangaza kiramusobanura. Hakajya avuga ngo ninjye wa mugore ungarutsiwe imbere yawe ngushima. Abwira umutambyi ati niwurinde, ati ninjye wa mugore wa wundi wabonaga cyagiye yasinze, wa wundi wabonaga yataye umutwe. Hari ikintu nari ndimo ndabwira Imana, ati kagira inkuru tubwira icyo kintu wabwiraga Imana. Nari ndimo ndasaba Imana ngo impe umwana w'umuhungu, ngo nindangiza nzamuture, dore ngo uyu ndamuzanye. Imana ishimwe. Abantu bari bazi ko Hana nta mwana afite, abantu bari bazi ko Hana yabuze urubyaro, abantu bari bazi ko urwaye igihe kirekire, abantu bari bazi ko uri umushomeri, abantu bari bazi ko uri umukene. Ariko Imana itanze amafaranga, abantu baravuga ngo uriya ni wa wundi wari umukene, baravuga ngo ni wa wundi, uriya ni wa wundi bari barasohoye mu nzu. Ese uragira ngo Imana ikora igitangaza kitazamenyekana? Hari abantu bakurikiye Yesu mu byiciro bitandukanye. Hari abantu bari mu cyiciro cyane muze murebe, bazaga baje kureba igitangaza Imana ikoze. Haleluya! Baje kureba igitangaza Yesu akoze, uburyo akijije abantu. Rero nkubwire ngo mu mirimo Imana ikora mu bitangaza hari abantu bihagurutse, abantu bagakizwa. Niyo mpamvu Imana iri kugucura umuryango, mvuga uti runcure inkamba zimvemo. Ariko utegereza ko impanda igiye kuvuga, tegereza ko impanda igiye kuza, ube maso. Ibyavuze bigomba gusohora. Nta jambo Imana igivuga ngo rihere. Nubwo waba uri guca mu ruganda nk'urw'izahabu, bavuga ngo izahabu igira agaciro niyo yaciye mu ruganda, kandi mu ruganda igomba gutwikwa. Ariko mu gutwika niho harimo ikigeragezo. Satani arashaka ko impanda nivuga utazagaragara, ahubwo nawe izakuvuge nawe kandi waramenye Yesu. Hana babwira amagambo akomeye, ati ninjye wa mugore. Imana igiye kuza kuvugana nawe, yavuga ati ni wowe wa mukobwa waje ushima yuko Imana iguhaye urugo rwiza,
ugiye kuza ushimvuga ngo ninjye wari urwaye igihe kirekire, ninjye wari umaranye uburwayi igihe kirekire, ninjye wari umaranye ubugumba igihe kirekire, ninjye wari umaranye ubushomeri igihe kirekire. Ariko Imana igiye kuzana ikinyuranyo, Imana igiye kuzana igisobanuro, Imana igiye kuzana ubusobanuro bw'uwuriwe. Imana ntabwo ikwitiranya, Imana irakuzi. Yozefu yaca mu kigeragezo gikomeye, arangije guca mu kigeragezo bene se baramwanga, ariko Imana izana itandukaniro. Bene se baravuga ati uriya ni wa wundi Yozefu, ngo abarebye arabamenya, nawe baramumenya, bavuga ati uriya ni wa muntu wari kuzatubera umuyobozi. Amen. Ni wowe mbese witeguye kuzabona iyi mpanda ivuze ukagaruka muri uyu murongo? Ni igihe gitoya intambara zigashira, umwami akagumana nawe. Ese wabonye umuntu ujya muri koma amafaranga akamukurayo? Ese wabonye umuntu ujya muri koma akavuga ngo ngiye ndi umutunzi, mfite amazu meza, mfite amashuri narize, bikamukura muri koma? Ntabwo bishoboka. Umubyeyi uri ku gise aravuga ngo ngiye nize dogitora, ntabwo igise kiri buze kunanira, ngenze uko ndi bubigenze. Imana niyo ibikora, ifite umurinda ngo ifite ukuntu ibigenza bikemera. Imana igifite ukuntu ibigenza bigahinduka. Muri njye avuga ngo gumana nanjye kuko umunsi ukuze. Dore burije gumana n'Imana, dore burije igihe ijoro rigeze mu gicuku. Ijoro rigeze mu gicuku aho umuntu wese atakibasha kubona, aho buri wese ashaka kuvuga ngo agakiza ngo kiwe, ngo agakiza ngo umuntu arakimenyeraho, yagakiza karagaragara aho ujya hose. Mu kazi karagaragara, iyo utiyoberanya karagaragara, imigendere yawe n'imibereho yawe biragaragara. Erega nubwo wahura n'impanuka ukagwa mu cyari, kagakiza karagaragara. Nimba boss wawe atabasha kukwizera, bivuze ngo agakiza kawe karageze. Ariko igihe cy'isarura kirageze, ntawuzi umunsi n'igihe, ariko ndagira ngo nkubwire ngo iyi message uhora witeguye. Iyi message ni ikubwira ngo itegure, kuko ubwami bw'Imana bugiye kuza.